ufata nka sister wanjye nta bintu by'inkundo nta bintu byo gukundana kandi sagana na biro yanjye bizashimisha gukundana. Mwachana Christian hano ndabona mwararyoheje hari ibintu byinshi mwagiye muhindura urabona nawe kugenda dukora ibintu neza rwose kamara kugira nziza akazi kararyoshye n'agashara niko kari kwiyongera ndakora ko njya kugura akantu cyane kabisa ubundi ntabwo turongera ko mwanya kuganira uribuka ubwo duheruka ahantu wabonye ibintu wa musaza yarari ngenge bitewe n'ukuntu najagaraye mu kusi nigeze nanabyitaho ngo bw'imyozo w'imyozo kuri aya musaza sinana yari afite umwana muto cyane n'ubwo imyaka 13 Alexis abasaza b'iki gihe babaye ariko naje gukurikirana amakuru kariya kana nza kukaneka ndakaneka neza sanga ngo kwitwa Natasha sanga n'iwabo n'iriya Mukeza hariya uri kwegera mu giturage cyo mu Gishoma Natasha ariko kwa muzehe ndarya arakancogoza se ari hafi kwacogoza sanga yakagiriye nabi ngo buriya n'icupa rye ryagufashe n'umenye byabaye nagendeye ngo mugakora nyine narindi urumva turabihuza na stress z'akazi urumva nari nyine nakwita ntabwo byari byinshi urebye ibintu dukoreye cyaza abasaza n'abariya ewana keretse nk'uwabafata akajya bafunga akabajyana hahantu bakatira n'imyaka 25 ariko ikintu cyaba cyiza ku bantu bameze gutyo ku bantu bameze gutyo mu rwego rwo kuba umunyarwanda ibyaha bimeze gutyo mu gihe ubabonye muri ubu buryo ugomba kugerageza ubasha ugafata akavideo rero biri mu urabona ko iyo gafashwe ukagasharinga ku bantu abangahe biba byiza ko burya niyo utanga umuntu uba wangiriza abana hari icyo ntabwo yabasha kwogana igihe ntagafashe akicisha inzoga bibaze ko umwana yatashye adashobora guhagarara umwana ukiri mu myaka 10 twaramutesheje ageze yari amusambanyije se byibuze ubu ngubu nkacogoza yabaze ko umwana we yangiritse gutya reka yabibwirwa n'iki cyane ubundi ukuntu uri kubwira n'umuntu ubizi neza nawe uguza na Alex bafitanye amasaro ndabizi bareka ishari ibyabo bizarangira n'abantu nibwo kazi kari kugenda niba nta kibazo wowe se
ariko se kuko reka tuvugishe ukuri nk'ubu ngubu kuri k'umukozi mwirukanye ukabuje ukahicara nk'uwo mama waje wamusobanurira ndabizi ko adahari. urabizi ko adahari? ari ibyo tubiri nshaka ikintu mvuga nawe kibisigaye kijyanye n'iki se? nyacice ku magufa. Funga amaso yawe. Yes. Funga mfite surprise. Surprise utambuye kuva kera se nini? Bagira batubwira gutyo wowe binkorere nkuko yikubwiye manota. Ariko ndabona nde? Ntabwo nyizera se. Yes. Se nabyo byari birimo? Sabye ko bitagiye. Azi yuko nakwihoreye utangije ibiganiro numva ari ibintu bisiriye none ugaruye bwavuga kibaye kandi. Tekereza ibindi muri ubu buryo. Nose uratekereza ukumva neza njyewe narigeze njya mu rukundo nawe? Ndakazi. Ubwo wowe niwe ndakazi. Kubera icyo ushaka byumva mubwira ndagukunda nk'umuvandimwe nk'umuntu twakoranye tukarerana ariko ibintu bikurengera watukabisa. Ushobora kuba wabikoreshe nabi mbwira. Nabi guteze. Ndavuze ngo ndagukunda ibyo byonyine bishyira nk'umuvandimwe kubera icyo ushaka mbiciro. Ibyo uri kurenza nk'umuntu. Ushaka kwiyumvira ibyo ushaka. Njye ndagukunda ariko sinzi impamvu tubona agaciro kandi ababyeyi bacu babibarindije. Nakubwiye ngo nanjye ndagukunda nk'umuvandimwe twaranywe tugakurana iby'ababyeyi byihorera. Ababyeyi babifatira imyanzuro. Njye ntabwo ibintu by'inyungu mbere n'umwana. Ufite ibintu byinshi ushyize imbere ndangamiye apana ibintu by'inyungu. Kumva rero ukomeje kunca intege ariko ntitaye ku biri kunca intege uzamenyeshe ko njyewe ntazigera mpagarara bakubona ntabwo umutima wanjye Komera ukayabwira ntuzahagarara hasi uzakurira. Njyewe kumubwira ntabwo ngukunda ntabwo ndi mu bintu by'inkundo nawe njye mfite umwana nikundira kuri sister wanjye Imana gufata nka sister wanjye nta bintu by'inkundo nta bintu byo gukundana kandi sabana na biro yanjye waje nawe sheni nzamukorera iki What's up? Nitwa Uwimana Sonia ntuye i Gashonga nize kuri Maxwell High School nize software development ndadekoze muri software development. Ndumva ufite high performance wenda wambwira
indimi eshatu zikoreshwa JavaScript, CSS, C++. Yes. Ngo hano kuri izi dokima zero kabiri akazuba kabonye turaguhereza iminsi 3 kujya kwitegura ukaza watangira akazi. Hanyuma rero wajya kuri komisiyo ukoresheje wadepojeyo kugira ngo ujye kwitegura. Yakunze si byo waje Tumusebure guteze. ya nk'umuntu kureba mushyashya kubura akazi hano tuba tugomba gusaba aho isi bakwita byari Imana Sonia. nubwo ni Ubwo ni Gashonga. gashonga ko ubugiye gukora bose ko hari ahantu abakozi babo bakumva bajya uwamutekiniki akaba ari uri muri iyo minsi hajya buri munsi muri iyo minsi 3 ari muba aho kugira ngo usubirize Usobanura n'aha ntabibwiye mu rugo. ya murabahamagara si telefone Oya ntabwo mu rugo babyemeye. wowe bahamagare si urabizi ko waje mu kazi babwire ko akazi batabonye nk'uko mwabivuganye niba mwabivuganye ubwire yuko wabonye n'amacumbi ubwo urasubira arya mu murashonga urasubira igashonga uzajya wirirwa gatatu ufite umutima ukomeye ariko ntabwo gukorera gutyo ni ibintu byoroshye ubona gutembera ureba umujyi nimugoroba guhamagara kontakiti zibaho hano nazibonye ubwira ahantu duhurira mwerekana amacumbi y'abakozi bakora hano ni ibintu byoroshye uwo bahamagara kabwira 5 unazenguruka umujyi umwe n'agafanta Urakoze cyane. ngo kiranayigira aho bahamagara nyine bakwivugisha nimugoroba